Uyu munsi tugiye kwiga isomo ry'ukuntu ushobora gufata WhatsApp imwe, ari application imwe ugashyiramo WhatsApp zirenze imwe. Mukurikire neza murebe ukuntu ibyo bintu bikorwa. Abantu mwirwa mudawunilodinga ama WhatsApp menshi muri telefone yanyu kuba mufite nimero nk'eshanu mushyiramo WhatsApp zitandukanye. Uyu munsi murebe ukuntu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye kubanza dushyiremo nimero ya mbere, nitumara gushyiramo nimero ya mbere duhite dushyiramo nimero ya kabiri. Nk'uko bisanzwe urandikamo nimero ya telefone ushaka gushyiramo. Bwa mbere reka nshyiremo iyo ngiye kubigishirizaho, nshyireho iyi ngiyi 78788 nurangiza wemeze kore next. Ndagira ngo mbere ukuntu ushobora gufata WhatsApp imwe ukayishyiramo WhatsApp nyinshi. Ahangaha barambwira ngo editinga, ntabwo ndi bweditinge, kansabe code bayimpe. Iri ni isomo ryiza ukwiriye kumenya. Abantu birirwa bashaka andi ma WhatsApp menshi, ugasanga telefone y'umuntu umwe irimo WhatsApp eshanu zimara umwanya. Hoya, noneho ntabwo ugomba kumara umwanya wa telefone yawe. Ni ukuvuga ngo code bayimpaye, nshyiremo code bampaye 27 4 18 1. Mukurikire neza murahita munaboneramo ukuntu ushobora kugarura ibintu byawe byose ubutumwa wagiye wandikirana n'abantu nabyo murahita mubona ukuntu wabigarura. Ubu ni ukuvuga ngo WhatsApp yanjye yarangiye, ni iyi ngiyi. Kore next. Nimara gukora next banyereke ngo ibi ntabwo ndi bwirwe mbijyamo. Mukurikire neza, ndagira ngo mbereke uburyo ushobora kuba washyizemo WhatsApp imwe muri telefone, ariko bikaba bishoboka ko wakongera ugashyiramo indi utiriwe ushyiramo ama application menshi akumarira umwanya, ngo harimo WhatsApp ya GB, ngo harimo WhatsApp ya business, ngo harimo WhatsApp y'ibiki. Ubu noneho murimo murayibona ngiyi WhatsApp. Iyi WhatsApp namaje kuyishyira muri telefone yanjye. Iyi WhatsApp yagezemo. Noneho ubu ngubu tugiye gushyiramo indi WhatsApp ya kabiri, kandi dukomeje gushyirira kuri iyi ngiyi, tudashyize ku yindi WhatsApp. Turajya hano, abantu mutarimo kureba, turi bujye hano. Aha niho turi bujye, aha niho turi bujye. Ubundi tubashe kuba tumanuke hano, tuze hano kuri setting. Aha twemeze kuri setting. Nurangiza sasa, dore rero ahantu isomo riri. Ni ukuvuga ngo nashyizemo ya WhatsApp ya mbere ya MTN. Ubu ngubu tugiye gushyiramo WhatsApp ya kabiri ya Tigo. Turumva? Uraza aha, urimo kubona aha, hano wamaje kugera aha, urahakora. Irahita ikwereka ko harimo WhatsApp ngiyi ya indi ya mbere, ngiyi barayikwereka ko irimo hano. Noneho urahita uza hano hasi, aha hasi kweditingamo indi WhatsApp. Dukoreho. Turabona turahita dukomeza, bahita batwereka ko tugiye gushyiramo indi WhatsApp. Muba murabireba neza, muraza ukore hano, ukontinue, ukomeze uzemo hano ushyiremo nimero. Ubu bwa mbere twashyizemo nimero ya MTN, ubu ngubu tugiye gushyiramo nimero ya Tigo. Noneho ubu urashyiramo nimero 7281371. Ukomeze. Ubu turimo gushyiramo indi WhatsApp, ariko turimo kuyishyira kuri ya application imwe. Ntabwo bikiri ngombwa ko uri bufate application nyinshi cyane uze muri telefone yawe zimara umwanya. Dukomeze, badusabe continue, dukore continue, dukomeze. Dukomeze. Ubu tayari, ubu ngubu indi WhatsApp nayo hano igiyemo. Indi WhatsApp hano naho igiyemo. Ntabwo bikiri ngombwa yuko umuntu azajya ashyira WhatsApp eshanu muri telefone z'ubwoko butandukanye urimo kumara umwanya wa telefone yawe. Ahangaha barahita badusaba ngo tugarure ibintu byose twari dufiteho. Ariko dushaka twabigarura. Aha barakubaza ibintu bigarure cyangwa se ibintu ntubigarure.
ni ukuvuga ngo dushaka twabigarura cyangwa se twabigarura, ariko ibyiza kugira ngo byihute niba ushaka kubigarura urakora hano hambere, niba udashaka kubigarura ukore hano ha kabiri. njye ntabwo nshaka kubigarura ibintu byari biriho, ntabwo mbishaka kuko ntabwo ari ngombwa cyane ko byagaruka. Ndahita nkomeza ahangaha barakubaza ati izina njye kuri ahantu hose nkoreshaho izina nkoresha mu kazi ni iri Debarba, ni iri iri ni ryo zina nkoresha mu kazi. Nkomeze nkore hano nkomeze. Ubu ni WhatsApp ebyiri zigiye kujya muri telefone imwe. Ni ukuvuga ngo ubundi mbere abantu baragenda ugasanga umuntu afite ibintu by'ama-application menshi cyane muri telefone birimo bimara umwanya, kandi hari ahantu badafite na telefone zifite umwanya munini barahari abo bantu. Ni ukuvuga ngo rero ubu dore na ya WhatsApp yindi nawe yagiyemo ngiyi irimo kubereka. Noneho kugira ngo ifunguke ndahita nkora aha, ndahita manuka nza ahangaha ifunguke, ntangire nandikira abantu. Dore mfiteho abantu 224 murimo murababona ko mfiteho abantu 224 bankurikira. Ubwo ndahita bwandikiremo umuntu umwe kugira ngo noneho dukomeze neza. Ndandikira umuntu umwe, ndamwandikira kugira ngo ubone ko neza byaciyemo. Dore byaciyemo urabona, ndamwandikiye ngo ubutumwa bwagiye, ubwo n'abandi bantu nabo baragenda baza. Noneho nabwo ndagira ngo mbereke ko indi nimero nayo ishoboka kujyamo. Ubu indi nimero nayo ishoboka kujyamo, birashoboka wakongera ugashyiramo n'indi nimero. Urabona iyo nshaka kujya kuri ya yindi ya mbere, mureke mbibereke neza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ngiye kubereka ko ubu mfite WhatsApp imwe ariko ikaba irimo ama-akawunti abiri. Ndi bubereke ya nimero ya Tigo, mbereke na ya nimero ya Airtel ya MTN. Ni ino WhatsApp niyo nakoresheje. Ibintu byiza downloading ino WhatsApp ya original. Iyi niyo ya original, iyi niyo ya original. Apa WhatsApp ya original ni iyi ngiyi. Iyi niyo ya original. Mbibutse, iyi niyo ya original, iyi niyo WhatsApp original. Nyuma nzabaha isomo ry'abantu babaningwa nimero, ino WhatsApp ikabasiba mukaba mutagikoresha WhatsApp. Mwanyandikira muri comment nkazabereka uburyo umuntu ayongera kwandikira hano kuri WhatsApp bakamuha indi WhatsApp. Ino WhatsApp ya business yo ntabwo ibikora ni iyi ngiyi. Ndagira ngo mbereke ko nimero zanjye zose ubu ngubu ziri ku murongo. Ino ni ya nimero ya mbere ya WhatsApp ariko ya MTN. Kugira ngo mbikwereke neza, dore urazamo hano uyifungure urebe hano. Ubundi ni ukuvuga ngo mu buryo bwiza, iyo ushaka kuva muri ya akawunti ya mbere ushaka kujya mu ya kabiri, muri akawunti ya kabiri uza hano muri setting, ugakoraho noneho isomo nshaka kwereka icyo ushaka kumenya. Ni ukuvuga ngo ikintu ushaka kumenya ahangaha, iyo uje hano hanyuma uba ugiye muri yindi akawunti, ubuhinduye akawunti. Iyo ugiye hano muri setting, uba ushaka gusubira muri za akawunti zose ukazibona. Isomo ni uko nguko rimeze, abantu mugira ama-akawunti menshi rwose. Ni isomo niryo mwakurikiza mukajya mukoresha akawunti imwe muri telefone yanyu. Niko mwabikora. Sawa, dusubire ubutaha. Ubu ngubu nkoze ahangaha narangiye guhindura akawunti. Ahangaha urabona iyo makoze mpita nsubira muri akawunti ya MTN. nakongera kuhagaruka nkahita nsubira muri akawunti ya Tigo, kuko murabona ko ntabwo zisa. Mukomeze mukurikira amasomo nkomeza gucisha hano kuri Toso Debarba. Mbibutsa gukora share mugakora na subscribe. Turi kumwe naho ubutaha.